Yes, alright. Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Tugiye kuza kurebera hamwe igihe amanota mu wa gatandatu segonderi azasohokera, mu gihe twari tumaze igihe kitari gito dutegereje amanota yo mu wa gatatu ndetse na P6 ngo azasohoka ryari. Akaba yamaze gutangazwa ku munsi w'ejo tariki ya 20 Kanama umwaka wa 2026. Hakaba hagaragaye igihe nanone amanota mu wa gatandatu agiye gutangarizwa. Ese niye mpamvu atangajwe vuba byihuse gutya, mu gihe twari tumenyereye yuko yamaraga amezi agera muri 2 ariko cyangwa se 3, ariko ubu ngubu akaba agiye gutangazwa nyuma y'igihe gitoya cyane barangiza gukosora ku kanya bahita bayatangaza. Nyuma y'ibi ngibi turaza turebere hamwe ese ubundi hari updates zishobora kuba ziri muri Rwanda Polytechnic RP zireba twebwe dutegereje amanota ya segonderi cyane rwose. Ayo makuru nayo tugiye kuza guhita tuyabereka, tubereke n'uburyo ki namwe mwaza kuyaverifya mugahita muyabona neza. Ikindi turaza turebe ese hari updates ziri muri University of Rwanda nazo zishobora kuba zitureba, nabyo turaza guhita tubirebera hamwe. Hasigaye tumenye n'icyo tugomba kuba twakora nk'abanyeshuri dutegereje ikizamini amanota y'ikizamini cya leta umwaka wa 2026. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku miyoboro Onable Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, asigaye tukajya tubana gatanu ku kandi. Hano hagenda haca ama opportunity atandukanye, haba ama scholarship arimo hano mu gihugu, aba ari full funded, aba ari partial. Amahirwe yose tuba tubona yuko abakwiriye mwebwe nk'urubyiruko hano aracha. Ariyo mpamvu ugomba kuba wakora subscribe, wakora no kunzogera muri comment. Tuba twashizeho group ya WhatsApp, waza kuhita tujoininga kugira uzajye ubona update zihuse. Rero tudatinze tugiye gutangirana n'igihe amanota azatangarizwa, turebe igihe cyanyacyo eti ese ni iki. Rero tudatinze reka tuze twubanze twumve ijambo rya Minister of Education, twumve icyo yabitangajeho mu kiganiro yagiranye na Scovia Umutesi. Amanota y'abarangiza S6 ya A level azaboneka mbere yuko uku kwezi gushira kwa 8. kubera ikibyihuse ubundi bajya bavuga ngo n'ubundi niba wenda kujya kwiga bazajyayo ubutaha. Ibyo twakoze twarabyibutishije kandi twabizanye mbere kugira ngo bikorerwe hamwe, noneho na result ziboneke. Ibi ngibi biratuma abana aho kugira ngo urindire umwaka utangiye tuvuge niba warakoze ikizamini cya senior 6 ugatsinda ukaba ugiye gusubiramo, aho kugira ngo urindire amezi 2 noneho ubone kujya mu gihe ugiye muri gihembwe cya kabiri, ugiye kujya mu gihembwe cya kabiri kubera ko amanota yatinze kuza. Ni impamvu ugiye tuzabikora mbere kugira ngo nawe ubimenye mbere ko ishuri risangira. So iyo rero ni effort twakoze ku buryo twazamuye umubare w'abarimu bakosora kugira ngo dushobore kubyihutisha. Turashaka yuko guhera ubu ngubu ibizamini byose bizajya bikorwa bikarangira amanota agatangazwa mbere yo kwa 8 gushira. Ubu nibo bwa mbere tujye kubikora muri 11 ariko niyo ntego twihaye. So mu cyumweru gitaha iki kiri imbere, ubu ngubu gukosora turanyura mu byasohotse tureba tubihuza kugira ngo twitegure kugira ngo aya manota aboneke. Ko mvuze ko birangira mu kwa 8, ntabwo bivuze ko bitangazwa ako kanya, kuko iyo birangiye noneho unyuramo kureba nkaya analysis mwabonye, amasomo batsinze n'ayahe, uturere twatsinze n'utuhe, ingorane zabaye. Iyo analysis yose dukora mbere yo gutangaza amanota kugira ngo dushobore no gusubiza ibibazo byanyu iby'abaturage, iyo ngiyo izakorwa. So ntabwo nkeka ko bizarenza icyumweru cya mbere cyo kwa 9 amanota ataratangazwa. Yes, nkeka ko mubyumvise neza. Imwe mu mpamvu aya manota agiye kuza guhita atangazwa byihuse nuko abanyeshuri bagomba guhita bakomeza kwiga, ari uzasibira agahita amenya ngo agiye guhita ajya ku ishuri, aho kugira ngo azajyeyo mu gihembwe cya kabiri ari ujya kwiga kaminuza nawe akaba yahita akomezamo akajya kwiga. Rero ubwo ndumva aya makuru murayumvise neza, bitarenze ukwezi kwa 8 mu matariki 28 gutyo tuzaba tubona amanota nanone atangazwa. Twabonye systeme tuzareberaho amanota
ku muntu utabashije kuza kuba abibona nta kibazo twamugayidinga we muri comment uravuga ati nge sinabibashije kubibona neza asige tukaza kuba twakomezanya. Rero tugiye kuza turebere hamwe ese RP niki ishobora kuba yatangaje kitureba twebwe nk'abanyeshuri bategereje National Examination Result. Ubwo kuri RP rwose RP muraza kubona ko yaje iravuga ngo, murabona yuko RP yaje iravuga ngo, hano murabona ni kuri Expost ya RP yaje iravuga ngo 2026-2027 academic year important updates for students. Hano ni update ku banyeshuri, ahubwo rekaze tuze turere ese n'abategereje amanota nabo barimo, ubundi se ni iki bo baza kuba bamenyeshwa. Hano bavuze ngo as Rwanda Polytechnic prepare to welcome new court and begin the 2026-2027 academic year. Hano nkeka ko bamaze kubyumva, nta kuntu waba utarimo, kuko hano baravuze ngo uko RP iri muri tegura kuba ya welcominga new court, irimo irashaka kwakira abanyeshuri cyase promotion sha. Ubwo no kuvuga ngo yakomeje ivuga ngo all new and returning students are encouraged to note of the key updates below and prepare for another year of learning, innovation, skills development and impact. Hano bahise bavuga ngo abanyeshuri bose bazaza muri RP ndetse n'abakomeje kwiga bagomba kuza kuba bamenya aya makuru, bagomba kuba bafata izi notices ziri hano hasi. Hano batangiye bavuga ngo BTech admission appeal feedback is now available. Hano ni ku bantu bari basoje kwiga mu mwaka wa gatatu icyiciro cya mbere cya kaminuza muri RP bakoze application muri BTech nabo, ubwo no kuvuga ngo abarekaramye results zabo zirahari. Hano bahise bakomeza ruvuga ngo online registration izatangira ku tariki 17 August. Ubwo no kuvuga ngo already yaratangiye, izarangira tariki 11 z'ukwezi kwa 9. Ubwo nuramuka ukoze application amanota nahitaza mezirita za S6 niziramuka zibonetse, RP nayo ntizatinda guhita ishiraho andi mabwiriza agenga abazabagiye kuza kwiga muri RP ari bwo bwa. Hano bakomeje bavuga ngo ngo reporting to college by 31st August 2026. Ubwo no kuvuga ngo abanyeshuri mugomba kuba bagomba kuba bageze ku ishuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa 8. Ubwo no kuvuga ngo wowe niba utegereje amanota ibintu byawe bizakemuka neza, amanota yamaze kuboneka, twamaze kubona na call for applications tuzahita tuza hano duhite tuyibabwira. Igikurikiyeho no kuvuga ngo ibijyanye n'amasomo n'izindi activities zose ziri academic zatangira tariki ya 1 kwa 9. Ubwo urumva yuko nejo bundi cyane rwose. Noneho bahise bakomeza baravuga ngo congratulations to all admitted students and welcome to Rwanda Polytechnic. Ibaze yuko Rwanda Polytechnic yahise iguhereza congratulation utarakora na application. Ubwo no kuvuga ngo already irabiteguye, muze guhita mugira iki mukomeza kuba update amakuru nkaya ntazabacike. None ubwo no kuvuga ngo ndumva ibingibi bihagije ariyo makuru twaza kuba tubasha kumenya, ahubwo reka dukomeze turebe ati se UR yo hari icyo yaba yabivuzeho, turebe icyo tugomba kuza guhita dukora. Hano turi ni kuri website ya UR, ahantu amakuru y'ingenzi uzajya uyasanga. UR rero nayo ikaba yaje igahita itangaza academic calendar yayo. Hano muri academic calendar ya UR murabona yuko bahise baza bagaragaza buri kimwe cyose. Muri RP tumaze kumva ko amasomo azatangira tariki ya 1 y'ukwezi kwa 9. Hano UR nayo yaje guhita itangaza yuko kwiga bizatangira tariki 14, aho kwiyandikisha bizatangira ku tariki 24 birangire ku tariki 13 z'ukwezi kwa 9. Kwiga byo bizatangira tariki 14. Ubwo no kuvuga ngo abantu muri buze kuba mutegereje amanota yanyu mukiyabona, ntabwo bizatinda, naho byatinda ntabwo bishobora kurenga ukwezi kwa 9 mutaratangira kwitegura kujya ku ishuri. Urumva yuko ni ibintu birimo birihuta cyane. Amanota rero naramuka aje mu wa gatandatu murabizi ko hakunze kuba harimo impinduka nke. No kuvuga ngo numwe tuzifashisha ya website nesa yadushireho tugomba kuza kureberamo amanota asigaye inshuro nyinshi. Kintu kiba kiyongeyeho nuko bagushiraho ahantu urashira index number ndetse naho uri buze gushira irangamuntu yawe. Ubwo niba uzi ko ari ibibazo biri mu rangamuntu yawe ufite umwanya wo kuba wabyita ukora ko bikosoka, ariko nabwo bidakosotse ubuyobozi bw'ikigo, ubuyobozi bw'ishuri babuhari kugira ngo bugufashe kugira ibintu bigenda neza.
niba ari bwo bwa mbere wigeze hano ku miyoboro Honorable Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, asigaye ugatuma amakuru agera kuri bagenzi bawe bose uzi basoje secondary school kugira ngo aya makuru ye kuzajya abacika. Ikindi, uramutse ushaka kutujoininga, dufite WhatsApp group duhuriramo, aho ngaho niho tugenda dutangira update zihuse. Inama nakugira, genda kuri X ya Nesa ukande follow kugira uzajye ubona notification y'amakuru y'ingenzi, kuko twebwe aya tuba twaguhaye natwe akenshi tuba twayakusanyije ahantu hatandukanye. Rero ngewe nakubwira ngo genda ujye kuri Nesa, niho ukeneye kuzajya ubonera amakuru yayo byihuse. Ushobora no kujya kuri URRP ndetse n'izindi kaminuza zitandukanye dore ko ziba zihari, ukaba wagenda followinga kugira ngo ugende uzajye ubona update bikoroheye. Rero natwe hano tuba tugenda tukabahereza amakuru gatanu ku kandi, ntabwo dushobora kuba twabatinza kugira ngo namwe amakuru muhite muyabyaza umusaruro hakiri kare. Bye bye.